iriya farashi itukura isobanura intambara, amakuba, ibyago, ubwicanyi bwagiye bubaho uhereye kuva mu kinyejana cya mbere, cya kabiri, cya gatatu. Nayo mbabwire ngo iyi farashi iracyakomeza kwirukanka mu isi kugeza ubwo izahagarikwa na Yesu ku ntambara ya Harmagedoni, ubwo azaba agarukanye n'itorero rye tuje kwima ingoma y'imyaka 1000. Ushobora kuzasanga ari wowe kimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu. Turaza gusa nkaho mwumva tubaye nkaho tugiye dusa nkaho tucomotsemo, ariko nituba tuvuyemo, kuko nubundi niyo nzira tuba tugikomejemo gusobanura iby'amafarashi. Mbere yuko rero twinjira, turashaka kugira ngo tubanze dusome twumve ijambo ry'Imana ritubwira ibyahishuriwe Yohana igice cya 6 umurongo wa 3 n'wa 4. Numva ijwi cy'izima cya kabiri kivuga kiti ngwino, nuko hazi farashi itukura cyane, uyicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Tujye gwana kuri iyi farashi, ariko mbere yuko twinjira nishaka kubabwira ibintu tugiye kuvugaho, kuko zifarashi tuzikurikiyeho zose. Iriya farashi itukura isobanura intambara, amakuba, ibyago, ubwicanyi bwagiye bubaho uhereye kuva mu kinyejana cya mbere, cya kabiri, cya gatatu. Ubwo n'ubwicanyi bwahereye mu itorero kugeza ubwo abakristo baje gushyamirana, habaho intambara nyinshi, haza icyo bita revolution y'Uburayi, ibihugu bishaka kwivana muri matsihugu ya Roma. Izo ni intambara zagezeho kugeza ku ntambara ya mbere y'isi yose yabaye mu 1914 kugeza mu 1918. Haza intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye muri 1939 igeza muri 1945. Izo zose ni intambara zagiye zimena amaraso. Ubwo n'ubwicanyi bwagiye bubaho n'uyu munsi, ubwicanyi buracyariho, ibihugu biracyaterana, basanga igihugu cyateye ikindi birarwana, hari ubwicanyi bwinshi. Ndetse nayo mbabwire ngo iyi farashi iracyakomeza kwirukanka mu isi kugeza ubwo izahagarikwa na Yesu ku ntambara ya Harmagedoni, ubwo azaba agarukanye n'itorero rye tuje kwima ingoma y'imyaka 1000. Ni kuvuga ngo na Daniel yarabibwiwe mu gice cya 9 gitabo cy'ubuhanuzi Daniel umurongo wa 27 yarabwiwe ngo intambara n'ibyago bizanda bigeze imperuka niko bitegetswe, cyangwa se uzahira umurongo wa 26. Rero iyi farashi imirukanka ku isi, ariko habanjije y'umweru ariyo torero na Yesu nibo bari imbere. Hanyuma izi ntambara ziri kubaho, Yesu we ari imbere, ari kugenda atabara abantu bapfa bizeye, abandi nabo kandi bakizwe. Iriya farashi itukura ubwo ni intambara. Ifarashi y'umukara isobanura ibintu bigeze kuri bibiri. Icya mbere isobanura igihe itorero cyangwa se umwijima wabaye mu itorero mu gihe cyo hagati, navuga ngo kuva muri 476 kugeza mu 1453. kuvuga ngo ni igihe cyo hagati cyo bita muyanaje, igihe itorero ryaciyemo cy'umwijima w'icuraburindi, ubuyobe bwarinjiye mu itorero, hariho inyigisho zipfuye, umwuka wera atagikorana n'abantu. Icyo ni cyambere iriya farashi ishushanya umwijima mwinshi wabaye mu itorero muri iyo myaka yose. Icya kabiri, iriya farashi ishushanya inzara mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Ibyo byose tuzabigarukaho, uburyo inzara yisha abantu mu buryo bw'umwuka n'inzara iri kuba mu isi mu buryo bw'umubiri. Hanyuma ifarashi ya 3 cyangwa se ifarashi ya 4, ubwo nari mbivuze kubera ko nahereye ku ya 2. Ifarashi ya 4 Yohana yavuze ko ari ifarashi y'igitare igajutse. Iyi ngiyi igaruka ivuga kuri ari amafarashi abiri abanza, kuko iya 2 twabonye ko ari intambara, iya 3 ni inzara. Hanyuma iyi ya 4 havugwamo iby'intambara n'inzara, hakazamo ndetse n'iby'indwara z'ibyorezo. Ibyo byose ni ibintu tugiye kugarukaho. Niyo mpamvu nabwiye ngo turasa nkaho ducomoka gatoya kuri aya mafarashi. Nababwira ngo tugiye kwiga noneho ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu, kuko izi farashi 3 ziganisha kuri icyo kintu, ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu. Muri ibyo bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu nabatoranyirijemo 7.
ni byinshi ariko nabatoranijemo 7 by'ingenzi kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya asobanukirwe neza, abashe kwita kuri iki gihe turimo, mbega abashe kuba maso. Washakisha ubuzima, washaka amafaranga, washakisha kubaho mu ruhande rw'umubiri, ariko unashakishe n'ukuntu wazabona ubugingo buhoraho, kandi ushakishe wirindira mu buzima bwawe bwa buri munsi, ugira kwirinda. Niba kandi utari wakizwa, nawe wumvishe ubutumwa n'undi wese uzabwumva, turagira ngo umenye aho isi igeze, umenye uko witwara mu isi, umenye ko isi igiye kurangira. Niyo mpamvu twateguye ubutumwa bwiza, turi kwigisha igitabo cy'ibyahishuwe kugira ngo urusheho gusobanukirwa no kumenya, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Ibi bimenyetso kugira ngo mbivuge, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, twumve icyo ijambo ry'Imana tubwira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 21, uhere ku murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 27. Aho tuhasanga amagambo Yesu yivugiye ubwe. Yaravuze ngo, ariko ubwo muzabona i Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayigemo, kuko iyo minsi izaba ari yo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba batwite na bose muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko hazaba kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. 25 aravuga ngo, bamwe bazicishwa inkota, abandi bajyanwe mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Umurongo ushaka ko tuvugaho cyane ari nawe tugiye kwifashisha mu gusobanura iby'aya mafarashi ndetse n'ibi bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ni umurongo wa 28, aho muri Luka 21 umurongo wa 28. Navuga ngo niyo topic tugiye kwifashisha, tugiye kugenderaho. Uwo murongo uravuga ngo, nuko nimubona ibyo byose bitangiye kubaho, muzararame mwubura imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Nuko nimubona ibyo bitangiye kubaho, muzararame mwubura imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Andi magambo muri hangana, kuko ubundi tuba dushaka kugira ngo dusome Bibiliya. Ku bantu bashaka kwiga ijambo ry'Imana, bashaka kumenya ukuri, dukwiye no gusoma Bibiliya, tukareka gusoma karongo kamwe. Reka twinge dusoma andi magambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 24 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 24. Tuwasoma amagambo agira ngo, Yesu asohoka mu rusengero akigenda, abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye ryetse kuri rindi ritajugunywe hasi. Umurongo wa 3 baratubwira ngo, yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza hari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Umurongo wa 4 Yesu atangira gusobanura ibyo bimenyetso. Icyambere aherewe yarababwiye ngo, mwirinde. Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni Kristo, bazayobya benshi. Icyambere, muzumva iby'intambara nimuhaze intambara, mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, ubwami buzabatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanira nabangana, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko wihangana akageza imperuka niwe uzakizwa.
umurongo wa 14 aravuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izabera ko isohora. 15 avuga ngo ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel ryagaza hera ubisoma abyitondere. Iryo jambo riri muri entre parenthèse, ubisoma abyitondere. Icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye kuzamarika ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye kuzasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba twite na bonsa bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, kuko muri iyo minsi hazaba amaboro mwinshi tugeze kubaho uheka kurema ku isi ukageza none kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi yabitaragabanijwe ngo ntihagira ko zarokoka n'umwe, ariko kubw'intore iyo minsi zagabanywaho. Asoza avuga ngo icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano n'undi atari hano ntimuzabyemere, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Arababwira ngo dore mbibabwiye bitaraba. Amen. Tugiye kuvuga ku bimenyetso 7. Navuga ngo tugiye kwiga ijambo ry'Imana, tugiye kwiga turebe isuku imeze, turebe isuku ihagaze, turebe twitware gute. Ese dushakisha ubuzima ariko tumeze gute? Twambare gute? Tubane n'abandi gute? Dukora iki? Abantu benshi turabigisha ijambo ry'Imana, bamwe bakumva abandi bakanga kumva, abandi ntibumve. Ariko nagiye mbabwire ngo hari undi mwarimu ni wanga kumva, no wanga kumva cyo ni cyambere. Icya kabiri ukabutumva, hari undi mwarimu uzakwigisha kandi ataguhendahenda ngo tuguhendahenda, kandi we nakwigisha uzafata neza. Umwarimu ndimo ndavuga ni igihe, nta muntu ucyuranira igihe, ntibibaho. Igihe cyakugezeho ibyo ibyaguteguriwe ubicamo byanga byakunda. Ariko niwumvira ubutumwa bwiza turimo turakubwira ukumva icyo Yesu agushakaho, nagira ngo nkubwire ngo igihe uzagitambukamo neza. Ibimenyetso 7 tugiye kuganiraho ni ibihe. Ikimenyetso cya mbere Yesu yavuze cy'ingenzi, niyo mpamvu nababwiye ngo nabatoranirije 7 by'ingenzi bikomeye. Navuga ngo ni bimwe mu bikomeye bizanga kugaruka kwa Yesu cyane. Icya mbere yahereyeho yavuze abigisha b'ibinyoma n'abahanuzi b'ibinyoma. Ibyo tuzabireba. Ese abigisha b'ibinyoma bariho? Ese abahanuzi b'ibinyoma bariho? None se ubundi zimwe mu nyigisho bigisha z'ibinyoma ni zihe? Bimwe mu buhanuzi no guhanura bw'ibinyoma ni ibi ni ubuhe? Icyo ni cya mbere. Icya kabiri Yesu yavuze ko hazabaho icyo bita intambara n'imuha z'intambara. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri. Izi ntambara tuzaziganiraho ndetse n'imuha zazo. Icya gatatu Yesu yavuze ko hazabaho inzara. Iyi nzara tuzayivugaho turi kuri iriya farashi y'umukara, turebe inzara yo mu buryo bw'umwuka ndetse n'inzara iri guca ibintu mu buryo bw'umubiri. Tuzerekana isi uko imeze n'aho igeze n'uburyo ishaje n'umuvumo wayijeho. Ikimenyetso cya 4 yavuze imitingito. Ikimenyetso cya 5 avuga ibyorezo by'indwara. Ibyo tuzabigarukaho turebe indwara ziri guca ibintu mu isi. Ikimenyetso cya 6 yavuze ko urukundo rwa benshi ruzakonja. Ikimenyetso cya 7 avuga ko abantu bazimura Imana nibamara kuyimura ngo Yesu agaruke. Umva, iki ni kimwe mu kimenyetso nzatindaho ndi gusoza. Uzi ko Yesu yavuze ko abantu nibamara kumwimura bakamwimura ngaribwa azagaruka. Tugeza uzisuzume neza, wowe niba warakijijwe ukaba warizeye koko, urebe uko wakijijwe nuko watangiye, urebe niba ari kugihagaze. Ushobora kuzasanga ari wowe kimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu, kuko yavuze ko ni abakristo abigeze kumwimika mu mitima nibamara kumwimura ngo azagaruka. Aha nituwagera uzasanga atari yo ntego ya Yesu, ahubwo ibi yabivugiye iki? Yabivuze mu buryo kugira ngo agukangure buri munsi ujye hora wibuka ubuhanuzi, wisuzume urebe ko utari mu gusohoza kugaruka kwa Yesu.
nusanga waramwimuye uhita uvuga ati kaje singiye kubura ubugingo, wongere umushakishe kandi umushakane umwete. Niyo mpamvu iki kimenyetso yagishyize mu bimenyetso bigaragaza kuza ko abantu bazabanza bakamwimura. Uko niko kwiga ijambo ry'Imana by'ukuri. Mbere yuko twinjira ngo dutangiye kwigisha ibimenyetso birindwi tuvuze tugaragaje Pawulo yavuze na Yesu akabivugaho, kuko Pawulo yagarutse kuri iki kimenyetso cya nyuma cyo kwimura Imana, abivuga mu magambo yeruye, ariko Yesu we abivuga mu magambo ajimije kuri iki kimenyetso cya nyuma. Hanyuma iki kimenyetso cy'indwara cy'ibyorezo by'indwara Luka niwe warakivuze, ariko ntabwo ari wakivuze ubwo aracyanditse. Yesu niwe warakivuze mu butumwa bwanditswe na Luka 21 umurongo wa 11. Yaravuze ngo kandi mwisani hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, ngo kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, ngo hazaba n'ibitera ubwoba na bimwe bizaba mu kirere. Iki kimenyetso cy'ibyorezo by'indwara nzagitindaho nacyo, kandi ni kimwe mu bigaruye Yesu. Ndashaka kubanza kuvuga gatoya kuri Yerusalemu, kuko Yesu ari kuvuga ku bimenyetso byo kugaruka kwe yabihuje n'ibimenyetso bizasohora kuri Yerusalemu, ibizaba ku murwa w'i Yerusalemu ndetse n'abayuda bawutuyemo. Ni nayo mpamvu yari yabwiye abayuda babwira ngo ibi byose mureba ni hazasigara. Ajya kuvuga ibi bintu yari ari kubona ibintu bitatu ku murwa w'i Yerusalemu no ku bayuda baho. Icyambere, Yesu yabonaga umurwa w'i Yerusalemu n'abaturage bawo ushushanya iyi si, na benshi mu bayituye binangiye umutima mu kutizera no kugomera Imana, bihuta bajya gusakirana n'igihano cy'urubanza baciriweho n'Imana. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, Yesu yabonaga ibyago n'amakuba menshi agiye kuba ku bwoko bw'Abisiraheli, bishengura umutima we, bimutera kurira cyane, ababazwa n'amakuba menshi agiye kuba kuri ubu bwoko kandi ukaba utabizi. Amaze kubona ibyo bintu, hari ijambo yababwiye rikomeye. Yarababwiye ngo ni kangahe ishaka kubabundikira nk'uko inkoko ibundikira imishwi mu mababa yayo, nimunkundire. Arababwira ngo mwari muzi ko mwagenderewe, mwaragenderewe ntimwabimenya. Dore ibyanira byaraje, dore uduca twabagezeho. Arababwira ati dore sakabaka zamaze kuza, dore ingabo z'Abaroma ziteguye kuza kugira ngo zibice urupfu n'agashinyaguro. Mwadushwi twangemwe, mwaretse nk'ababundikira. Ayo magambo yavuze Luka yanditse na Matayo yandika. Umva ko Luka yanditse ibyo Yesu yavuze. Ubutumwa bwo bwanditswe na Luka igice cya 19 umurongo wa 41 kugeza ku murongo wa 45, cyangwa se tugize umurongo wa 44. Luka, ubutumwa bwo bwanditswe na Luka igice cya 19 kuva ku murongo wa 41 kugeza ku murongo wa 44. Haratubwira ngo ageze hafi abona umurwa arawuririra ati, uyu munsi iyo uza kumenya ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bihishwa amaso yawe, kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubaka uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe. Ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi, kuko utamenye igihe wagenderewe. Ubutumwa bw'uko bwanditswe na Luka, ubutumwa bw'uko bwanditswe na Matayo igice cya 23 umurongo wa 37 kugeza ku murongo wa 39. Yaravuze ngo Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye bagutumweho, ni kangahe shaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi mu mababa yayo, nimunkundire. Dore inzu yanyu muyisigi wari umusaka. Ndababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Yesu amaze kubabwira aya magambo, yatangiye kubabwira ibyago n'amakuba menshi agiye kubabaho kuko banze kwakira umugisha w'Agakiza yabazaniye. Icyo ni cya kabiri turangije. Icya gatatu, Yesu yabonaga kurimbuka kwa Yerusalemu
mo kurimbuka kw'isi na benshi mu bayituye. Ndasubiramo, Yesu yabonaga kurimbuka k'umurwa w'i Yerusalemu, akabibonamo kurimbuka kw'isi na benshi mu bayituye bazaba baranze kwakira ubuntu bw'Imana yabazaniye. Atangira agaragaza uburyo mu minsi y'imperuka abantu bazagaragaza ikimenyetso cyo kwigomeka ku Mana, babigaragarishije kurushaho gusaya mu byaha no kubyigaraguramo no kubigotomera nk'abagotomera amazi. Hanyuma yaho agaragaza ko kubera ibyo bintu bazabamo, nabo bazagerwaho n'igihano nk'icyageze kuri Yerusalemu ubwo yashaka kuyibundikira ntibamwemerere, kandi igihe batigeze bamenya igihe bagenderewe, ahubwo bagahitamo kumwica no kwica abahanuzi ndetse no kwica intumwa yari yarabatumyeho, no kwica abanyabwenge benshi yari yabatumyeho nk'uko Yesu yari yababwiye, maze bagerwaho n'igihano yari yababwiye yashakaga kubakiza, barabyanga. Aha Yesu yabivuze ashaka kugaragaza ko iyo yari ipica ntoya, yari ifoto ntoya y'ibizaba ku batuye isi ndetse n'isi mbere y'igihe azaba agiye kugarukira. Nguko uko Yesu yagaragaje ibizaba kuri Yerusalemu ndetse n'ibizaba ku batuye isi ko bizaba bisa. Ibyabaye ku Bayuda bizongera kuba ku batuye isi.